uyu mwana ntiyikoraho, uyu mwana ntiyikoraho, uyu mwana yegeye, uyu mwana ntiyikoraho, uyu mwana ntiyikoraho, uyu mwana yegeye. Ko nari nkomeje. Uyu muhanzi ntiyikoraho, uyu muhanzi ntiyikoraho. Umuhanzi witwa Dr. Claude uramuzi? Ndamuzi cyane. Yego. Muziho ibiki? Ariko ibyiza byo mu Rwanda bihora ari bishyashya. Buri gihe uko bukeye ibishya biraboneka yiwe data we. Reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Touch One TV. Mwebwe muherereye mu bice bitandukanye by'u Rwanda, abari mu burengerazuba, iburasirazuba, amajyaruguru, amajyepfo, namwe muri mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga, irwota amasimbi, nizere ko mumeze neza kandi mukomeye. Natwe ino mu Rwagasabo turaho turashima rugira rugena byose, ndetse n'akavura karagwa, abana batangiye kwiga kugira ngo igihugu cyacu nyine kizatera imbere gifite abana b'incabwenge, mu Kirundi niko babyita. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe kuri mikoro za Touch One TV duhora tubazanira ibishya n'abantu bashya bameze neza kandi bamavuta kugira ngo ibintu byose bigende neza. Reka tubanza tugire gutya, burya baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta mugabo wivugira ku icumu ry'undi. Reka abibwire, benshi mushobora gusanga mumuzi, abandi ari n'ubwa mbere mumubonye, abamubonye bwa mbere mu profite. Tuguhaye ikaze kuri Touch One TV. Murakoze cyane. Ndi umusore umusizi usiga bagasigara basigana basiganuza, udasubizwa inyuma misango, rudasumbwa mu nganzo sibana ry'ibisigo, faxando d'alance. Guma rutebeza bigembe rugero rw'ingabo nziza. Nuko witwa? Nuko nitwa. Hanyuma nakora mu mihogo rero nkatangira ndirimba akarimba kanje kitwa umwamikazi. Uri umwamikazi, uri umwamikazi, uri umwamikazi, ubu ufite agaciro, komera ku gaciro, nanjye nzakomeza nkukunde, mwamikazi w'igikundiro. Uri umwamikazi, uri umwamikazi, uri umwamikazi, ubu ufite agaciro, komera ku gaciro, nanjye nzakomeza nkukunde, mwamikazi w'igikundiro. Nakoze amanywa nijoro ndimo gushaka inkwano, ngo nza kubona kunze, none mbonye igitego, toto ritemba ituze, ngwino tete wishime, ababyeyi barabizi, inshuti zirabizi, n'Imana irabizi, ngwino ture mu mutima wanjye. Uri umwamikazi, uri umwamikazi, uri umwamikazi, ubu ufite agaciro, komera ku gaciro, nanjye nzakomeza nkukunde, mwamikazi w'igikundiro. Oya banza ugume hano, burya biza kuryoha ngo ubundi mu Kinyarwanda habaho mo gusoma no gucurura. Turaza kongera ducurure. Uyu niwe tugiye kuganira rero, tugiye gutaramana, nababwiye ngo ni umutaramyi byahamye, ngira ngo muramwumvise abanze gukora mu nganzo kandi yabanje ikivugo cy'abagabo, niko bigenda. Ariko bwa mbere kukiri mutoya kandi nkabamona uruhanga rutemba itoto, ikivugo bwa mbere wagikuye? Ikivugo bwa mbere rero no kuvuga ngo ngiye kuva kera, nari umusizi. Nari umusizi, ndabyibuka kera mu idini habaga habaye nk'ibintu by'ibirori, nkahimba imivugo, nkahimba indirimbo, nkajya hariya nkarushanwa, nkanatsinda, nkabona n'ibihembo. Rero ngeze aho ndavuga nti rero ibi ntabyo, ngomba kuzajya nivuga nk'umuntu w'umugabo, nk'umuntu ufite inganzo, kugira ngo n'abandi basizi nabo mbakopeze bagire n'inyota yo gusiga nkanjye nyine. Gusa nyine ikiza nuko ndi umusizi ntarushwa. Ndabizi neza ko ndi umusizi ntarushwa rwose. Uti rero uri umwamikazi, igihangano cyawe ni icya kangahe kuri indirimbo zawe watangiye gutegura? Icyo gihangano ni icya kabiri. Ni ukuvuga ngo hari indirimbo nakoze yitwa The Best Love, nayikoze nkiri ku ishuri. Gusa ndashaka kuzayikorera remix. Umwamikazi ni ya kabiri, hagakurikiraho yitwa ntiyikoraho. Umwamikazi ni ya kabiri. Hanyuma rero urasa neza kabisa, ndabona rwose ku rukweto rwiza, ngira ngo abakunzi ba Touch One TV bariho barabibona, kuva hasi kugera hejuru umeze neza, kandi byose bikorwa n'amafaranga. Waguha amafaranga akaguha n'abantu, bwa mbere we wafata iki? Icya mbere nta bantu,
kuko buriya ufite amafaranga icyo yakoresha cyose nta bantu ntacyo wageraho ni ukuri kw'Imana icya mbere ni abantu kuvuga ngo icya mbere mbonye abantu deni nkabona amafaranga icyo napanga cyose cyacamo yego tugeze hano rero cyane cyane mu muco wacu w'abanyarwanda bajya bavuga ko umushyitsi ari umwami niko babivuga umushyitsi kuri wowe avuze iki umushyitsi kuri njyewe usibye no kuba umwami gusa ni umugisha ni ukuvuga ngo iyo umushyitsi yagusuye hari ugusura afite impamba muri iki gihe wenda ntago ibintu by'impamba ntago nzi nimba bagipfunyika ngo bashyire umuntu ariko byibuze iyo umuntu agusuye akaza akakuganiriza hari byinshi mwunguka akugira inama nawe ukamugira inama mukiyubaka muri rusange umushyitsi rero ni umugisha yego ingarutse ku mafaranga kusa neza bikaba bikorwa nayo buriya hari abantu buriya abanyarwanda banyumve neza amafaranga tuzi ko akora byinshi ndetse hirya no hino usanga harimo n'abayaniganira bakayaniganira rwose akakutera kwa kashwiga urumva akakutera kwa kashwiga kugira ngo ifaranga abashe kurikoraho mu by'ukuri uranyumvisha gute ko ifaranga ari ryo riza nyuma yo kuba wakunda abantu urakoze cyane hari akantu uvuze ngo ifaranga rituma abantu banigana buriya hari umuhanzi wabiririmbye ndakeka ari Kitoko ni Kitoko wabiririmbye ngo ifaranga ngo uri mwiza kandi uri mubi ni ukuvuga ngo ifaranga riragukiza kandi rikakwica ni ukuvuga ngo rero ifaranga kurikoresha ni uko ugomba kuba ufite abantu sibyo nabikubwiye rero nk'ubu ngubu n'urugero nta bantu ufite nkafite amafaranga nkajya muri studio nkarikodinga nkashutinga video nka prodinga abantu bakajya kuri YouTube kwanza abantu kujya kuri YouTube nuko bafite noneho ninashyira indirimbo zanjye hagaragara zikazica ku mateleviziyo n'iki abantu nibo bazazireba rero nimbikora nta muntu mfite ntacyo nzaba nikorera kandi njyewe ubwanjye ngiye nyine nta hantu nakwigeza niyo mpamvu rero abantu baza mbere deni amafaranga agakurikiraho yego ntabwo ndibuze kuguteranya n'abakunzi ba Touch1 TV nagira ngo duse n'abagereranya ibyo bintu kuko benshi cyane barabyitwaza ukumva amafaranga bayashyize imbere ndetse muri iyi minsi dusigaye twumva ingo ziriho zishwana ngo nakunze uyu nguyu kubera ko afite amafaranga ngira ngo ujye ubibona kwanza uravuga iki nk'umuhanzi ijisho rya rubanda ku rundi ruhande ndetse utanga message ikagera kuri benshi uyu munsi turabona hindi bimaze gucika ko abagore bari kugenda bagasanga abagabo aho bariho basezeranira bakavuga ati ugiye gushyingiranwa n'uyu nguyu kandi utaruzuza inshingano zawe urabivugaho icyanyuma dukomeze mu buhanzi bwawe kuko nzi ko aricyo nshaka ko tuza kuganiraho urakoze cyane muri iyi viziyo turimo ibyo bintu bireze usanga ukomeje ku gitsina gore ndabizi ko muri iyi minsi ari bo wenda bakunda ifaranga ariko bambabarire ariko nyine ariko no kuvuga ngo bahindura imyitwarire yego ifaranga rirakundwa kuko niryo ritugize muri ubuzima ariko nanone bajye bashyira mu nyurabwenge avuga ati se uwo muntu ngiye gushaka kuko nimba afite ifaranga umunsi ryashize nta nshuti ngira bizagenda gute abanza ashaka inshuti avuga ati wenda nimba ngiye gukunda umuntu ngiye kumukunda ko mukunze koko hari akantu kamba mu mutwe ubundi nimba ugiye gukunda umuntu ntukamukundire wenda yuko afite amafaranga cyangwa se ari mwiza cyane kurusha abandi ahubwo uzamukundire yuko umutima wawe biguhase no kuvuga ngo ubundi muri iki gihe impamvu inkundo zitakiramba ukunda umuntu ureba undi no kuvuga ngo ukamugereranya n'undi nimba ugiye gukunda umuntu rero umukunde nk'aho ari we wenyine uri ku isi umukunde buriya hari akantu k'urwenya nigeze kumva k'umuntu wari impumyi aza gusaba Imana ngo imwereke byibuze ibiri ku isi niyo byaba ari isegonda rimwe wa muntu noneho Imana iramwumva noneho arareba yarebye isegonda rimwe kuko yabisabye Imana arebye hafi ye ahabona isake urayibona inkoko noneho ahita yongera arahuma urabyumva neza ariko uwo muntu baramubazaga bati yari umusore turamutse tugiye kugushakira umugore wumva washaka umugore umeze gute akaba ati umugore umeze nka yasake
urumva ati ndashaka umugore umeze nka yasake kubera yuko yasake nicyo kintu cyiza kuri we yabonye muri rya segonda rimwe yarebye. Rero uramutse ukunze umuntu nk'ahari uri ku isi wenyine byagufasha gukomeza rwa rukundo utagendeye ku mafaranga, utagendeye ku bindi byose, ugakunda umuntu umukunze kandi urukundo rukaramba, nayo mafaranga akazaboneka nyuma. Uravuga iki ku bagabo bari guta nyine ingo bakajya gushaka izindi ngo bakabyara abandi bana mu gihe bataye abandi bana? Okay, abagabo bati ingo rero ntago ari byiza. Ntago ari byiza nimba wiyemeje gushaka umugore ukanabyara, uba ugomba kuzuza inshingano z'umugabo. Ukabanza ukarera abana bagakura, yego wenda muri iyi minsi hariho gushurashura, ariko byibuze nawe ujye ushyira mu nyurabwenge nk'umuntu w'umugabo, ubanzure se aba bana ngiye guta bazabaho bate, se mama wabo azaba hate, urebe none aho ugiye kujya, naho ugiye kugenda ubyara abana nabo bagenze gutyo. Ikiza rero wajya ubanza ukarera ba bandi wabyaranye n'umugore mukuru, then niyo wakora ibindi nyuma ariko ukabikora ba bana babakemuriye gahunda zabo, bakiga bakarya bakambara, buri kimwe cyose ari tayari. Yego, uruhare rw'abahanzi noneho kugira ngo ibi bintu tubihashye nuruhe niki wagira inama abahanzi nubwo tugiye gukomeza ikiganiro kugira ngo koko ibi bintu babihere muzi babirandure kuko bigiye kuba umuco hano mu Rwagasabo? Urakoze cyane. Inama nagira abahanzi bagenzi banjye, dukora mu nganzo mu buryo butandukanye, turimba ku bintu bitandukanye, ariko byibuze tujye tugerageza turimbe ku bintu biriho kandi bishobora kubaka societe nyarwanda. Nimba ari cyo kibazo cy'abantu bati ngo bakajya gushaka abandi bagore cyangwa se abagore bakajya gushaka abandi bagabo, tubanze turirimbe turimbe ibyo bintu, tubirwanye, dukangurire ba bantu ko bagomba kujya mu murongo mwiza, ibyo ngibyo bakabyihorera. Yego, turi kumwe n'umusore mwiza rutebeza bigembe, rugero rw'ingabo nziza rutinywa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi, ikivugo nicyo mutuye kuko arabikwiriye kandi mwamwumvise n'umutarami byahamye. Ikindi ni umuhanzi ukiri mutoya, mwese niho mwahereye, mwese niho mwatangiriye. Bishoboka ko nawe waba waricaraga nk'uku nguku nyine ukifunga, ariko uvuga uti ari igihe nzajya nifungura n'agashumi k'inkweto ndetse rubanda bakagafunga. Yewe we ibi bintu bizagerwaho nyakugira Imana? Bizagerwaho cyane. Yego, zibika bizara amagi. Yego, n'umusore mwiza rero uhanga rwose mu buryo nubwo akiri muto ariko ntabwo ari muto guta ubugari. Umuziki we ngira ngo mukanyaraza kutubwira urubuga rwe rwa YouTube ushobora kunyarukiraho ukarusanga, hanyuma ukagira icyo urukorera. Nuko nzi ko hari inganzo iri bunyure umutima wawe uza kuhasanga, ndetse no mukanya yaje gukora mu nganzo ye mwijwi rye ryiza cyane rimeze neza. Umunsi rero niwe turi kumwe kuri mikoro za Touch One TV. Ntekereza ko muri buze kwishima kandi ibintu byose bikagenda neza. Reka duhera umuziki wawe. Navuze ko uri muto ariko ntabwo uri muto guta ubugari, wawiyumvisemo ryari? Urakoze cyane. Ubundi kuva kera numvaga abahanzi, nkabumva kuri radio, nkumva indirimbo zabo, nkumva ndabikunze. Gusa nyine urebye buriya ngo isuku igira isoko, nshobora kuba narabikomoye wenda ku basogokuruza simbizi, ariko gusa ndibuka yuko nkimenya ubwenge ariko nkiri umwana mutoya, kwa sogokuru hari hamanitsemo muri salo igicurangisho, ndakeka nimba ari umuduri nimba ari iningiri ntago mbizi, ariko cyari kirimo. Yego, buriya rero byashoboka kuba ariho nabikomoye, nubwo wenda ntamenya ngo bararirimbaga babigenzaga gute, ariko icyo gicurangisho narakibonye. Rero nkiri umunyeshuri niyumvagamo ko nanjye naba umuhanzi, nkumva mbifite muri gahunda, nkumva ndamutse ngize amahirwe rwose nanjye naba umusitari, nkashaka n'izina ryazangira umusitari, ariko kugira ngo mfatishe izina ryazangira umusitari faxando abana byarangoye wenda n'urugero numvaga wenda nka ba Tom Close, nkabase Tom Close niyo mazina ye, nkumva ba TMC niyo mazina yabo, nanjye nibwo naje gushakisha ndashakisha nsanga ni ba Muyumba Thomas. Ariko nyine uko ugenda ukaraga ubwonko nawe niko ugenda ugira ikintu uvumbura. Naje nyine gufata amazina yanjye asanzwe, nanjye ndashaka uburyo nyaranja nkora abbreviation yayo,
nza guhimba faxando nyine iryo zina naryo abantu bamenyereye kuva segonderi kugeza na n'ubu ngubu niryo nitwa naryo nakomeje gukoresha mu muziki wanjye yego. Uyu munsi rero winjiye mu muziki nyarwanda wavuze uti kwa sogokuru nahabonaga icurangisho nubwo nyine twibiyemo akantu kakaduhisha utubwiye nimba sogokuru bizi neza ko ari we wagikira igitaga ariko noneho utangiye umuziki rero bimaze igihe kingana iki? Okay, urakoze cyane. Urumva icyo gihe nkibitekereza ntabwo nahise mbikora ariko uko nagiye nkura byagiye binjyamo kugeza ubwo ndatekereza nigaga senior wanu nibwo natangiye kujya mfata agapapuro nkandika indirimbo ariko sinzi sohore. Ndibuka aho nigaga hari sale nini hahuriragamo abahanzi bakora ibitaramo bagatumira n'abastari bagaperforminga ariko ngewe kubera ko nari nkiri umwana naratinyaga nkumva ntajya muri sale ngo performinge nkajyamo nkabyina bisanzwe ariko sindirimbi yanjye ahubwo hari ukuntu najyaga nko mu bitanda muri dorotwari nkambara fime nkashyiramo na kepo nka performinga mu bitanda bagakoma amashyi bikarangira aho ngaho ariko ndavuga nti nindamuka ngeze senior 4 ewana nanjye nzahagara kuri stage performing niko byagenze. Stage ya mbere ihagazeho 2012 nibwo nafashe microphone njya kuri stage nda performinga. Icyo gihe barabyishimira bamfotora n'amafoto y'ubuntu n'ubu ndacyari byahatari umva barahaguruka bamfotora n'amafoto y'ubuntu ndacyafite. Kuva icyo gihe 2012 ndumva ngeze senior 5 nabwo nasohoye indirimbo 2 nzikorera Inyagatare. Okay, ubu sinkizikoresha amashusho izo ndirimbo ko ari 2 ntabwo nkizikoresha kameme nakoreye muri studio yo mu ntara ntabwo icyo gihe babikoze neza gusa nazi performingaga muri segonderi ariko nyuma yazo nahimbye izindi nizo nkoresha izo nabaye nzihoreye. Kuva icyo gihe rero kugeza uyu munsi sinigeze ncika intege. Okay, nubwo wenda hajya haba akantu ko kubura ubushobozi ariko ndakomeza nkarwana buriya iyo utangiye urugamba ugomba kurangira urutsinze yego. Urwo n'urugendo rutoya rw'ubuzima bwe n'aha ngaha amateka y'abahanzi tugenda tuyafatira buke kugeza igihe muzajya muyandika mu bitangazamakuru bitandukanye bwa mbere kuri Touch One TV. Ubwo wenda hari n'ahandi yagiye akora ama interview atandukanye. Twishimiye kuba turi kumwe nawe mu kiganiro cyiza rwose n'umusore abantu utarya iminwa mu kuvuga ngira ngo mwamwumvise. Hanyuma ikindi nshaka kukubaza ninde mu modo wawe uvuga utisha uriya muntu kabisa jewe rwose nubwo yambwira ngo nicare gutya arambika akaguru ke kwivi ryanjye mfungura urukweto rwe ninde? Okay, urakoze cyane. Buriya wambajije mu Rwanda cyangwa ku isi hose? Buriya mu Rwanda abahanzi bo mu Rwanda bose buri umwe mu ngeri ye ndamukunda ndamwemera kuko bose baririmba ibintu byafasha societe. Ba rero muri no industry ya music gutunga urutoki umuntu akavuga uti uyu nguyu buriya nta nubwo biba ari byiza. Ntabwo biba ari byiza ariko umuhanzi nyarwanda wese ahava akagera ibihangano bye ndabikunda nawe ndamukunda ku buryo numva yuko buri wese ku ruhande rwe baramutse bambwiye bati toranya cyangwa se bakabashyira hari bakavuga ati ihitamo ngira ngo nahumiriza nk'abani ndakorana n'uyu nguyu kuko bose ndabemera yego. Uyu munsi rero umaze kuzingazinga imizingo ingahe? Hanyuma utubwire YouTube channel abakunzi ba Touch One TV ndabazi n'abanyamatsiko ubu ngubu bakimara kumva iriya ndirimbo twabicisha amatsiko ariko niko bigenda baragusura. Umaze gukora indirimbo zingahe uyu munsi bari busange ku rubuga rwawe? Okay, urakoze cyane nkuko nabikubwiye hariyo nahereho yitwa The Best Love yo ntago na uploadinze ko nshaka kuzayikora remix. Then nyuma yayo mfite 2 yitwa Umwamikazi niyitwa Ntiyikoraho ariko ntiyikoraho waretse nkatera aga freestyle hari cyo bitaho nyine rose ko umuntu wari gwawe munwa ni gwawe. Hariyo mfite yitwa Ntiyikoraho nanayikoreye amashusho mu minsi ishize. Ndakeka imaze nk'ibyumweru 2 giye kuri YouTube. Rero nakora imihogo nayo bakayumva kugira ngo nuzajya yumva azajya amenya nyirayo. Okay, ndamureba byina mu gashonda harima vugisha abadigiza ati muze mwese mbahe ku kadeso uyu mwana ntiyikoraho uyu mwana ntiyikoraho uyu mwana yejeje uyu mwana ntiyikoraho uyu mwana ntiyikoraho uyu mwana yejeje
ibyo gusenga kambyibagirwe wenda bazanyita umupagani nubwo ndirimba muri korari kuko misingana munagani nyege runtera gacesi niwa nusekenda untera gakisi tubyine pakatondo icyo kurya icyo kunywa ndatanga komande kugumana nawe nukuri biraryoshye uyu mwana ni mwiza uyu ntago yaramwe na Petero ndamureba abyina mu gashonda harima vugisha abadigiza ati ze mwese mbahe ku kadenso uyu mwana ntiyikoraho uyu mwana ntiyikoraho uyu mwana yeyeye uyu mwana ntiyikoraho uyu mwana ntiyikoraho uyu mwana yeyeye ko nari nkomeje uyu muhanzi ntiyikoraho uyu muhanzi ntiyikoraho umuhanzi witwa Dr Claude uramuzi ndamuzi cyane yego muziho ibiki okay Dr Claude muziho buhanga muzi ko ari umuntu nawe wahitinze mu minsi yashize nawe naramwemeraga ariko ufite umuhogo neza ujya kwigondagonda nk'uwa Dr Claude yego se okay bibaho ko umuntu agira ijwi nk'iry'undi ariko ntago navawe ngo ijwi ndakeka batarikopera buriya ni kamera y'umuntu reka tunamusuhuze cyane Dr Claude ngaho mu Bujumbura nizere kumeze neza mugabo sindabizi neza niba utari ngaha mu cyane w'u Burundi uri ku mazi meza Tanganyika nizere ko umeze neza kandi ukomeye hano hari umutipe afite umuhogo wantu umeze nk'uwawe mwishwanje bankuroga yego niko bigenda kuri Touch One TV ntabwo mugomba kugira irungu tubazanira ibishya buri munsi uko bukeye uko bwije tugana ku musozo n'uyu muhanzi wacu w'umuhanga kandi mwamwumvise mu by'ukuri ntekereza ko abanyarwanda mugiye kumererwa neza u Rwanda rugiye kongera ruki ariko ibyiza byo mu Rwanda bihora ari bishyashya buri gihe uko bukeye ibishya biraboneka iwe data we hanyuma reka tugana ku musozo w'ikiganiro mu by'ukuri niki wumva wasaba abakunzi ba Touch One TV unababwire n'urubuga rwawe kugira ngo koko umuntu uvuga ati uyu mujama ndumva nagena harakubita kuri cya kintu cyitwa subscribe akagongaho ibintu bikagenda neza yego urakoze cyane ikintu nabwira abakunzi ba Touch One TV nuko basura channel yacu bakareba video ziriho bagakora subscribe share comment byose kugira ngo dukomeze dutere imbere yes then channel yanjye bwite yitwa faxando dalonso faxando 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 dalonso yes then kuri Instagram ni faxando dalonso 92 kuri Facebook okay sinzi niba nabwirana nimero ya WhatsApp ariko ibyo ngibyo nta kibazo reka tubyihorere bagutereta bigeme bari ngaha ibintu biracikaga mugabo ese wewe ntujye uraba neza aho rero inamba yawe bo turagushimiye cyane nimba mu byo tuganiriye mu by'ukuri ntacyo abakigusobwe gucyongereho murakoze cyane okay ndumva ikinyisobye nuko nakangurira abantu bose abafana gukunda umuziki nyarwanda bakawushyigikira tugatera imbere tukagera ku rwego mpuzamahanga bityo tukajya twumva ibyacu tunareba ibyacu mbere yuko tujya mu by'abandi tukabanza tugakunda ibyacu ndanashimira kandi abanyarwanda ko bakomeje kubishyiramo imbaraga kuko ugereranyije uyu munsi wa none n'igihe cyashize usanga hari impinduka zirimo kugenda ziba barimo barasobanuka mbere twacuraga imiziki y'abagande tukagira gutya na gutya ariko ubu ngubu urabona umuziki nyarwanda utangiye gutera imbere kubera ko abahanzi nyarwanda batangiye no gukomveka abanyarwanda bafana barimo barakora ibintu byiza abanyarwanda bakabikunda ndumva rero bakomereza aho ngaho okay bakabikunda okay akandi kantu none se nkavugera kavuga nimba ari n'umutima wunywe okay akandi kantu okay banyitege ko byiza biri imbere ndashaka gukora ibintu bisobanutse okay nzabaha ibintu byose bifuza abafana banjye ndabakunda kandi nabo ndabizi ko bankunda dukomeze dushyigikirane mu buryo bwose mu buryo buri financial mu buryo bw'ibitekerezo ahantu hose tube turi kumwe kandi ndabakunda mbahoza ku mutima nzabaha buri kimwe cyose mfite ntacyo muzamburana sawa
reka tugushimire rero tukwifuriza impagarike n'ubugingo ni ijambo twasanze abakuru batubanjirije ino mu Rwagasabo bavuga. Yego murakoze cyane murakagira Imana n'u Rwanda. Reka mbashimire rero bakunzi ba Touch One TV, mbashimire ku biganiro byacu mudahwema gukurikirana. Twariho tuganira n'umusore muto pe, musore muto w'uruhanganye ubuhanga, ngira ngo mwakomeje kumwitegereza. Yavuze byinshi ku muziki we uko yatangiye na bugingo n'ubu. Yavuze ati kandi ndashaka kurasa ntahusha ndakomeza. Ikindi yagiye baririmbira, mwumvise ko afite umuhogo mwiza we, mwiza koko, yanyoye amata y'inka z'u Rwagasabo. Ikindi yavuze ati ndabasaba amaboko mu kinyabupfura rwose, amaboko nyarukira ku rubuga rwe, yarubabwiye ukande subscribe witonze ubikore neza nkuko bikwiriye. Hanyuma abana b'abanyarwanda bakomeze batumbagire, tubone umuziki mwiza uturutse mu majwi meza y'abasore bacu. Kambashimire mbabwira ko ikiganiro cyo nakagaruka. Nitwa Emmanuel Kanani, hanyuma Imana y'u Rwanda iragahorana namwe.